abajuriste ba M23 kumbe ko badocumenta ibintu kera kuzamura barakomeje hanyuma abantu babaye apprehended pana kuvuga ngo gutera amabuye kwiba kugira gute ibyo bihugu byose birabigira ibyo impugu zose zirabigira ariko le cannibale nta mu cannibale n'umwe bari bafata umuntu wifotoye akifata selfie akavuga amagambo aho bagenda barwara ubundi yagombaga nibyo neza operation akubwira yagombaga no guhigwa mbere bataranahafata aba bantu baje bakora operation bazasoma ibitabo bya Mossad bareba ukuntu umuntu iyo yigize agatebo umuyozivu uvuga kuri Putin uvuga kuri zinyeshyamba jengo na muri international relations and geopolitics twe tuvuga ku bantu bashoboka bari bose nta nubwo rwose umwanya uhari urumva hari wo kuvuga kuri abo hari n'ibindi twavuga je ntabwo ubwenge bwanje burimo FCM 23 Kinshasa kiri ibintu nk'ibyo harimo n'ibindi byinshi umuntu yavuga ntabwo twabuze n'ibyo dukora niba tuvuze ibintu rero ugahitamo topic mu kinyamakuru kinini nk'iki ngiki hari impamvu iyo topic hari impamvu y'uwo muntu hari impamvu yande hari impamvu y'undi gutyo na gutyo iyo mpamvu yije rero urumva ari mu FDL cyane rwose umuntu hatuye arabwira ati ariko none mwabagabo mwe umusige mutura n'umuntu nk'uyu nguyu koko akabagurisha amiti umukemera batese wowe bati uri karundura n'ikindi kintu umuntu mumure ngo yicaye mu mutaka ariko yicaje n'iki byose abantu babura gutekereza haje ugazaba yahindutse umuntu muzima ubwo azaba muzima wari abantu rikanibale wewe ngo wahindutse umuntu muzima babikore bakora ama petition nta n'ibyo bigomba bari ku rugamba gusa niba utanga amafaranga muri M23 kugira ngo abana babone ibyo barya n'iki byose ukaboriza amategeko waragize gute ibyo nabwo ngabikora mu rwego rw'amategeko harabona navuze ngo maybe hari umuntu wakwibwira yuko ibyo bakora ari ukwambika ubusarete bakoresha agahagarira aho ngaho ntabwo ibintu akora ubona uriya busubwande urumva ntabwo ubona ibintu akora ari nko kwifotoza ari photogenique iyo ari muri rubanda ubona ari muri rubanda ejo namubonaga ari no mu bigaragambya njya mubona kenshi urumva ndetse n'General Makenga uyoboye polisi aho muri uwo mujyi ukibamamaza rero baririmba beto urumva mpita nguhindura cyangwa se nkaguhereza ntuza ibigukwiye je ntabwo ndi mu rubanza n'izinyeshyamba je mvuga kuri Netanyahu mvuga kuri Putin mvuga kuri zinyeshyamba je nkora muri international relations and geopolitics twe tuvuga ku bantu bashoboka bari bose nta nubwo rwose umwanya uhari urumva hari wo kuvuga kuri abo hari n'ibindi twavuga je ntabwo akavuga tuzambwire Marshal mu challenging mu 5 hanyuma rero azabikore gutya reke kujya aho ngaho gusa amene nk'urimo gufana sibyo njewe navuze ko uwo Rurankunda bavuga aba yatanariho akasiga wenda yanditse urupapuro rufite article 10 sibyo nkabona article imwe yirengagizwa navuga se iyi kunye sivuze n'umusaza kandi iri relevant kuki yo muyirengagiza none ariho ntafite amakuru ngo yabivuyemo ntanafite amakuru yuko abirimo ni kiyasi cyo mfite uburenganzira bwo kwikora commentaire nta intimidation irimo aho ngaho nyamara n'abantu bashaka kubizamura ngo bigire birebire ibyo birabareba wavuze neza yagize iki sha akoye aravuze ati cyo kora sha ubwo wajya kuvuga ngo Yezu ngo ntago ari wazanye Christianisme ubwo watwereka undi Yezu wundi urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 meza as long as abantu babikora ntabone yuko uwabikoze mbere yiwe ari icyamugezeho ntabwo rero wenda reka kibi gitekerezo tuzabirebe ariko magistrature ya UFC mutangire ntabwo kubembereza abantu aribyo bizatuma rwose babakunda ko muri abatuntu mukunda abaturage mwageze muri Goma koko tubura imanza z'abantu bari buzuye muri Goma babaza rendi 100 mwavugaga bageraga gute abaturage bamaze kubiyegereza ubundi mwatanga n'imirongo na email n'ikibandikaho abantu bakavuga ati aha ngaha n'aba ntimukabona agenda ni gutya jewe umwana umwe yigeze kumbwira ko hari ahantu ubu kandi bazabyumva uretse ko batazamenya ngo ninde
ahantu hari ibirongo by'abantu muri M23 bakomeye cyane. Noneho umuntu araza aza gucuruza miti mu marembo yabo. Urumva? Cyane rwose. Umuntu hatuye arabwira ati ariko none mwabagabo mwe. Umusige mutura n'umuntu nk'uyu nguyu koko akabagurisha amiti umukemera. Batese wowe. Batuye ni karundura n'ikindi kintu n'umumore ngubu yicaye mu mutaka ariko yicaje n'iki byose. Abantu baragutekereza. Yego ntiwahera ku murongo mu miti wese. Yego. Ntiwahora ku murongo ugire gute. Ariko hari imbaraga zidakoreshwa rwose. Guhana no kunga no kujya gute biragendana. Ubu muri Goma hakwiye kuba imanza muri stade. Sibyo? Zibwira abantu ngo we have no problem with you. Ariko kanaka individually not collectively uyu we tumuriho rwose kandi acira urubanza ku mugaragaro. Noneho undi muntu urigoma akabimenya none mukanabitangaza mupfa gukurikiza amategeko akubahirizwa. Mbere iyo magistrate arajyaho ndabyumva ariko sije magistrate yiyeho ntibakora akazi tukabona uko umwana uri mu ndake arasa akagaragaza umusaruro uvira akagaragaza umusaruro intuze abandi ugo bagiye gutangira kuza bakora bureaucracy becere mu ntebe zikaraga zigira gute sironge cyamba zimaze gukira rwose uzirebona ari abakire cyane urumva wagira ngo ariko nibakora akazi bakata batabembereza nta muntu uzabakundira ngabo yagiye inyuma kubera ko babembereje abantu nkabo ngabo abatwise Kaminzobe bari hehe aho babikoreye ese ntirahafata niba yarahafashe ipereza ryarakomeje ubu ni ingabo zirwana ziri professional ko babanga mu bintu ari professional siko bintu Keita yavuze ingabo zirwana zigenda mu buryo bwinshi anavugamo bw'ingenzi nka bubiri imbere n'inyuma mu Rwanda isasu kwina ariko n'abaroyazi bari mugendana nabo urumva genda avuga abaroyazi ko ni cadre turimo abo psychologue mukagendana abo sociale mukagendana igisekejiri izo ngeri zose ibi mwita ngo n'abapisi niki bangoropa ibyo ngibyo biri sociale ariko n'abanyamategeko bo muri za kuru militaire niki bangoropa ibyo ngibyo ubundi wowe wakubaza muri M23 umuntu ukuri urukiko rwaho ninde bamutubwire muri commentaire ariko bagaragaje ko bashyizeho ngo ninde umuntu muri military court ninde ushinzwe ubutabera muri M23 ninde uyu munsi kandi ko uwo ntazi ngaho bamumbwira ubwo no kuvuga ko hari wa mugani wonyina amajyambere mugaruka ubwo nyine ntabwo nkikurikira ngabo batubwira ushinzwe ubutabera mu gisirikare cya M23 cyangwa muri FC birashoboka les affaires juridiques ibyo ntabwo yabura ndavuga les affaires juridiques chargé des affaires juridiques ibyo nta kibazo ariko ubutabera mu ifasi ya M23 sibyo nyine ubwo si n'umuntu ushaka kuvugaho azi nk'umuntu nka individu ndavuga iyo systeme yose kwigomba kuba yubatse iyo systeme kwigomba kuba yubatse ntabwo iri bugendane n'izina ry'umuntu no kumbwira none ngana ndahari niba nahari koko turagendera ku manza zimaze gucibwa dossier zimaze kugira gute byose ariko ujye uvugisha abarinde byo yabikubwira kuko n'umuvugize mu 23 kandi uvuga ikinyarwanda neza muzavugane cyangwa umuntu ufite nimero yazazi duhege nta nimero zengira urumva tumubaze ko twabonye ahantu bagenda bafata haba harabanje kubera ibi n'ibi ama video agasohoka buri kintu kiri kuri video kiba gikodinze neza yego ese aba bantu bihutira reconciliation yo kwakirwa n'abaturage bavuza impundu babasasira ibikwembe gusa cyangwa se n'icyo kintu cy'ubutabera kirakora umuzarendo waje baramucekinga ujya mu mategeko akajya mu mategeko utajya mu mategeko nyine akajya kwiyunga bakamwigisha agakora akazi ubu umunsi bazisanga uwariye Kaminzobe nawe yababereye umusirikare ako haje ugazaba yahindutse umuntu muzima ubwo azaba muzima wariye abantu rikani bare wewe ngo wahindutse umuntu muzima babikore bakora amapetisiyo nta n'ibyo bigomba bari ku rugamba gusa niba utanga amafaranga muri M23 kugira ngo abana babone ibyo barya n'iki byose ukabahuriza amategeko waragize gute ibyo nabwo ngabikora mu rwego rw'amategeko izo list izo investigation kandi mpamvu nkubwira ibi ngibi odepare mu 23 nuko mfite amakuru ko yabikoraga yenaga document abantu badocumenta bari bahari ariko nyuma sinzi uko byaje kugenda ubwo wenda nuko ahantu barwanira habaye hanini sinsobanukirwe ntuze uri manzi n'ajya gukunda kunshinja ngo sinsobanukiwe ngo ngazansobanurira kandi nibi biganira arabyumva azansobanurira ibyo ndimo kwibaza hari space kwigeze gukora akajya ngira nk'umuntu udasobanukiwe ukagira ngo ndusha ubwenge cyangwa ni usobanukiwe kurusha abantu bose ku isi iyo umuntu ajya kugira abanza kuzana ibyo kugusuzugura ariko ni nabo wisuzugura burya niba ntasobanukiwe nansobanurire nibi rero ndimo gusobanuza abajuriste ba M23 kumenya ko document ibintu kera kuzamura barakomeje hanyuma abantu babaye apprehended
apana kuvuga ngo gutera amabuye kwiba kugira gute ibyo bihugu byose birabigira ibyo impugu zose zirabigira ariko le kanibare ubu nta mukanibare n'umwe bari bafata umuntu wifotoye akifata selfie akavuga amagambo aho bagenda barwara ubundi yagombaga nibyo za operation akubwira yagombaga no guhigwa mbere bataranahafata uramuhiga ku buryo mwana mufata gikomando mukamujyana bukamukura mu bandi mutaranahafata mukazamucira urubanza kuko mukeneye cyane urumva munamukeneye cyane kugira ngo kwanza ave muri societe sibyo yego ikindi nijoro ku kiganiro nakoze kuri channel iriya yanjye David Mashare TV harabona navuze ngo maybe hari umuntu wakwibwira yuko ibyo bakora ari ukwambika ubusarete bakoresha agahagarira aho ngaho arambika ubusarete bakoresha kuko yakira abantu bafite forme génocidaire arambika ubusarete gutya ariko arica abantu kandi arentugisika abantu already wowe igihe uzazana politique uzaje kurwana urugamba n'inkundura y'uwo yigishije igihe nta mitigation y'ibyo akora yabayeho aba bantu bajye bakora operation bazasoma ibitabo bya Mossad barebe ukuntu umuntu iyo yigize agatebo umuyozivu bari n'abapadiri n'abafurere ntago nagutuma misire ngo ngire gute ngumbure n'iki no ubwo rero mu gihe kiri imbere tujya kubyagura mu bigire bigari hari abantu tuzaba n'isombe mu menyo tuvuge tuti izi nzego ntizikora izi nazo ntizikora ejo nabonye igitero cy'abazarendo muri Bukavu ukuntu nakundaga busu bwangwa injombo Patrick none amanota namuhagana kuyo 10 bafite umugavana hariya mwiza cyane uriya mugabo n'abanyarwanda bamuntereje uriya mugabo muri Sud Kivu nyine izerida urumva afite caractère na attitude zo muri dere ntabwo ibintu akora ubona uriya busubwande urumva ntabwo ubona ibintu akora ari nko kwifotoza ari photogenique iyo ari muri rubanda ejo namubonaga ari no mu bigaragambya njya mubona kenshi urumva yego ariko busubwangwe ishombo Patrick rero 10 yawe yagiye ute gute abazarendo bavuza amasasu gute bagira ni mu mujyi wa Goma wa Bukavu rwagati bagira ntagari mu nkangero nk'ibyabera panze bagira ni mu mujyi wa Bukavu n'imbunda zirenze 6 abaturage bashungereye baririmba indirimbo za Tshisekedi fashi beto no ubwo ibyo se n'abantu bitorere that is a weakness kind of weakness mu kiyobozi internal intelligence weakness urumva ndetse n'General Makenga uyoboye polisi aho muri uwo mujyi ukiba babaza rero baririmba beto urumva mpita nguhindura cyangwa se nkaguhereza ntuza ibigukwiye leadership punishment nazo zibaho ntabwo niko bigomba kugenda nese uriya wigoma Katende rebe Katende ntiyakubise umuturage wahunze umuganda ntibamususpendeze ibyumweru 2 yego nta kususpendinga nanjye ko ntiwambwira ngo uyobora komene bagira ngo urabura umuyobozi what kind of leader abantu barimba Tshisekedi muri komine uyobora irimo abayobozi buducimbiri kuva hasi kuri quartier kuzamuka abazarendo bakigabiza umujyi wa Bukavu M23 FC today natwirwaneho bageze nzibira muri Shabunda urumva warungu barayikontrola mwenga barayikontrola abo bantu aho bakoreraga ibyo ngibyo ufashe reyo yabo urumva ntiyabuze ibirometero 200-300 ujya hirya ujya hino ujya gute barimo gukorera ibyo ngibyo hano mwamaze gufata mwamaze kugenzura mwamaze gushyira ubutegetsi mwamaze kugira gute abantu bakaba bagikorera ibyo bintu mu mujyi nkongu jewe ndemera ko sabotage y'umuntu ngirashoboka sibyo wigeze wumva ku kibomba ngo cyumvikanye panzi ibirara byabikora ibyo kuko bombe irategwa n'umuntu wihishe bombe irategwa n'umuntu bunda asigaye yiteze turike nana yitera birakunda setenka izore iyo ngiyo ariko abantu baje mu gasantere nk'abagira mu mujyi wa Bukavu baracyaririmba Tshisekedi bararasa mu kirere n'imbunda ukambwira ngo urumurida ngo ugize gute 10 yagiye uwo abagira ariko namukuraho rwose ngashyiraho undi bavana ibintu by'amarangamutima cyangwa batanga imyanya y'ubuyobozi kubera amarangamutima ngo ntacyo biramaze guhayoborwa na kanaka ibyo se nibiki niko gashyashya bazana muntu muri leadership gashyashya barimo gusetinga tumye nongeraho akantu kamwe nsoza aho bamwe bagucalenjinze igitekerezo cya Mashari ibyo uvuga ni ukuri atariko nanone hari umuntu kudakugarukaho witwa Nkunda sibyo atese uyoboye ko uyu munsi adahari ati kuki ugunda kuvuga ko yagaruka atese yanyura mu yihenzira none se General Baudouin ntiyabaga mu Rwanda uzajye babwira bajye bacokoza bareba ibiri bacokoza bakazenza ucokoze nk'uwo sibyo Baudouin yabaga he si General mbabwire n'abandi se kabano birakariyemo ntabwo nge mbirakariyemo genda bwaza umuntu nk'uwo ese
je ntabwo ndi mu rubanza n'izinyeshyamba je mvuga kuri Netanyahu mvuga kuri Putin mvuga kuri izinyeshyamba je nkora muri international relations and geopolitics twe tuvuga ku bantu bashoboka bari bose nta nubwo rwose umwanya uhari urumva hari wo kuvuga kuri abo hari n'ibindi twavuga je ntabwo ubwenge bwanjye burimo FCM 23 Kinshasa kiri ibintu nk'ibyo ngibyo harimo n'ibindi byinshi umuntu yavuga ntabwo twabuze n'ibyo dukora niba tuvuze ibintu rero ugahitamo topic mu kinyamakuru kinini nk'iki ngiki hari impamvu iyo topic hari impamvu y'uwo muntu hari impamvu yande hari impamvu y'undi gutyo na gutyo iyo mpamvu yije rero kuko ndibwira ko cye wenda wanshinja amarangamutima hakubwira ko je ntayo mfite nanjye nkagusubiza ko nawe ushubije nayo ukambwira uti nanjye ntayo ufite imirongo ya telefone ushaka impaka ajya atanga umurongo wa telefone tuganire ku ngingo none ntanze uburenganzira giye nemera umuntu wagucomeka kuri telefone gutya akavuga tuzambwire Marshal mu challenge mu 5 hanyuma yazabikore gutya reke kujya aho ngaho gusa amene nk'urimo gufana sibyo ngewe navuze ko uwo Rurankunda bavuga aba yatanariho akasiga wenda yanditse urupapuro rufite article 10 sibyo nkabona article imwe yirengagizwa navuga se iyi kujya sivuze n'umusaza kandi iri relevant kuki yo muyirengagiza none ariho hanyuma ibyambwira byose navuge ko atariho navuge buriya mu bintu bya revolution nibijya mutarandika ngave muri iyo revolution ukabutangire ku rwandiko rwe abakirimo namwe mutaramwirukana na kongere abakirimo namakanire none se navuze Rurankunda zavuga na Desire Kamanzi wasinye amasezerano aya barwanira 23 z'ukwa 2009 wese ari he hari umubona tuza ari he wenda ntaganda tuza hari ari The Hague urumva ariko uwo tutaza hari tutabona muri rugamba ikiyasi cyo kumwibazaho ese yarateze navuze ku ngingo nyinshi no mutegaji wateze abandi sibyo cyangwa se ahubwo hari inkuta agongana nazo mu kutisanga muri no episode y'i reversion y'umunsi nkunda rero rwose Mandela mujye mukurikirana ikiganiro cyose yafungiye imyaka 27 muri Robben Island muri Afrika y'Epfo ntabwo yahinduwe ikihagararo cyo kubera ko afunze sibyo imyaka yafunzwe ntabwo igihagararo cya Mandela cyahagaze yakomeje gukoreshwa nka Mandela muri program anti apartheid muri Afrika y'Epfo so ubwo rero umuntu wakwiye kuvuga ngo nkunda afungwa adafungwa ibyo simbizi nzi ko ari nkunda atari umuntu nabimenye ahari hose rero muri leta yabarimo yose ntafite amakuru ngo yabivuyemo ntanafite amakuru yuko abirimo ni kiyasi cyo gufite uburenganzira bwo kwikora commentaire nta intimidation irimo aho ngaho nyamara n'abantu bashaka kubizamura ngo bigire birebire ibyo birabareba giye ntacyo ntago bindeba birabareba Marshal akabadira asubije ati ibyo birabareba ariko cyane rwose ibyo ziri nuko utajya nyine nta mwanya ujya ubona Marshal agiye umwanya muto cyane wo gusoma ibitekerezo ariko uko yabivuze umuntu ariko giye nkorera amashene nagize kuri 6 ngira ngo mwanya gusubiza commentaire ibi tuvuga turabitegura ngiye gutegura ngiye muri commentaire nimero zanjye abantu barazizi ushobora kunyandikira individually ndanazakira izo ngizo abantu barampamagara sibyo yego commentaire rero se niziki kereka ningira ikipe nini cyane nsomera commentaire nzarokirita umuntu ajya zisoma nzazirokirita ahubwo ntanza akazi kuko zibamo ibitekerezo kandi n'uwo rego cyo kora comment izamo ibitekerezo rega n'uwo wanditse gutyo ntago yanditse nabi ese urumva nta n'ikintu kibi yavuze yaravuze ati ntabwo uzi wagwane urumva yibaza nawe yo gwane ntayo nzi se wagwane ntazi koko umfite akazi Marshal kandi koko ni umusesenguzi w'akantu n'akandi niyo mpamvu byose abirebaho ubwo abona ko elema wa mugani ikenewe kandi burya siwe gusa nabonye hazagira ukandira mu kuvuga ko elema Rurankunda idakenewe muri revolution nabonye ibitekerezo byinshi bati Marshal rwose ati Rurankunda sha rwose wavuze neza yagize iki sha aravuze ati cyo kora sha ubwo wajya kuvuga ngo Yezu ngo ntago ari wazanye Christianisme ubwo watwereka undi Yezu wundi katwikomereza bakunda amahane ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa
abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe? Urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye? Ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye? Igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni